abantu biringiye Uwiteka Imana abo bameze nk'umusozi Siyoni, umusozi utabasha kunyeganyezwa, ahubwo iteka ryose uhora uhamye. Abantu biringiye Uwiteka Imana abo bameze nk'umusozi Siyoni, umusozi utabasha kunyeganyezwa, ahubwo iteka ryose uhora uhamye. Uko imisozi igose i Yerusalemu, uko niko Uwiteka agose abantu be, kandi uhereye none n'iteka ryose. Ukiranukira Imana ntacyo azaba. Uko imisozi igose i Yerusalemu, uko niko Uwiteka agose abantu be, kandi uhereye none n'iteka ryose. Ukiranukira Imana ntacyo azaba. Imiyaga n'imiraba ari byinshi, ndetse ibigaragazo bikarushaho kuryana, umuntu wiringiye Uwiteka Imana abinyuramo neza akagenda yemye. Nubwo imiyaga n'imiraba ari byinshi, ndetse ibigaragazo bikarushaho kuryana, umuntu wiringiye Uwiteka Imana abinyuramo neza akagenda yemye. Uko imisozi igose i Yerusalemu, uko niko Uwiteka agose abantu be, kandi uhereye none n'iteka ryose. Ukiranukira Imana ntacyo azaba. Uko imisozi igose i Yerusalemu, uko niko Uwiteka agose abantu be, kandi uhereye none n'iteka ryose. Ukiranukira Imana ntacyo azaba. Umva rero mugenzi uri hano none, ukaba utarihana ngo ureke ibyaha, indukirira Imana wizere Yesu, nawe urahita uhinduka nka Siyoni. Umva rero mugenzi uri hano none, ukaba utarihana ngo ureke ibyaha, indukirira Imana wizere Yesu, nawe urahita uhinduka nka Siyoni. Uko imisozi igose i Yerusalemu, uko niko Uwiteka agose abantu be, kandi uhereye none n'iteka ryose. Ukiranukira